Vestine muri Vestine dorocas. Yego. Hari isigo group yitwa. Yagize ati, today the life I'm living is not the life I chose. I know I made a bad decision in my life, but it's okay. God allows some things to happen so we can learn. I have learned a lot. No man will ever lie to me again to destroy my life. The next man I choose to be with, I will first get to know him well, know his family, and know everything about him. No one will ever use me again. Ashiraona ka emoji karibu. Ati ngo oya tugenekereza mu Kinyarwanda. Ubuzima ndi kuba mose bwo buzima nifuje. Ndacyanahisemo. Ndi kubaho mu situation cyari nziza kandi ntabwo ari byo nkwiriye. Ati nahisemo umwanzuro utari wo mu buzima bwanjye ariko ntacyo. Imana ijya yemera yuko hari ibintu ba mu buzima kugira ngo tubyigireho. Ati narize bihagije. Nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ngo yangize ubuzima bwanjye. Ati umugabo wundi nzahitamo nzabanza mumenye mbere, menye umuryango we, menye buri kimwe cyose kuri we. Ati nta muntu uzongera kunkoreshwa ukundi. Bamwe byakangwe. None se ikintu turimo kwibaza cyambere, Vestine bahakinze account ye. Yego. Niba bayihakinze baba bakiri bize ku buryo batabibonye ngo bahite bandika itangazo ribisobanura. Iminota ishize ni mike cyane ku buryo bashobora kuba batabibonye. Biramutse ari byo rero kandi nanone Vestine ko tumuzi nk'umuntu ibintu bye cyane bijyanye n'urukundo byabaye byose mwibanga cyangwa se akunda ubuzima bwe bwite ko butajya hanze cyane. Yaba yatewe n'iki kuba yabishyize kuri stati no kuri ishuri? Icyo nacyo turimo kukibaza. And tukavuga se ikindi gihe ndimo kwibaza cyane, izi account zabo ubundi nibo bazimanaging cyangwa se ni kwa kundi muri showbiz babikora ba celebrities cyangwa se ibigo bimwe na bimwe bihereza abantu account cyangwa bakangaje umuntu wo kumanaginga account zabo. Ibyo nabyo ndimo kubyibaza. Ikindi byashoboka ko wenda ashobora kuba ari uyikoresha iki wenda yindi ya Vestine dorocas ariyo ikoreshwa na management. Naho ngaho we deciding because we don't know. Ntabwo tubizi kubera ko ibyo bintu byose birashoboka tumaze kuvuga. Ibi birashoboka. So ibyo ari byo byose cyaba cyabaye, reka dutegereze tuze kureba. Gusa aramutse ari byo, nasaba Imana ngo inkomereze umutima wa Vestine. Aramutse atari byo, basi bagerageza byihutirwa byihuse cyane kuba batanga itangazo risobanura icyaba cyangwa uko byagenze. Bashobora kuba baryamye kuko muri Edmonton ubu ngubu ni saa 6 z'ijoro. Cyangwa baracaryamye bisi. Ni saa 6 z'ijoro. Kereka niba baraje tubimenye. Okay. Nta kindi twarenzaho nkatwe. Hanze nyirasenge wo muri showbiz. Nanjye nka musaza we wo muri showbiz. Hari indirimbo yitwa ngo Kazima Imana inkunda. Katuyumve. Gorwanye mu byibore ni mubimbaze muzabanze mushake undi muramfaza cyane. Muzabanze mushake. Doroka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane. Uzaburete. Oya reka n'abantu. Meze mu byibore.
dorocas azabaretse iyo namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse agishatse akiri muto cyane cyane ese ukora tukiri muto oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenya wese umugambi Imana ubaye oya mana yanjye mana wowe ukunzi nagenda nyine oya mwabana ariko gushaka ukiri muto ni byiza ariko nanone ukumva harimo izihe mbogamizi gushaka ukiri muto none mama ndamugamba wanyohereza dorocas ndaratanga muri babiri basa nagize amahirwe anyohereza agasaza kanjye n'amashuri ahita afungura nabazaga kunsura bagenda ngasigara ndikurira ngavuga ati ntabwo ndize genda urukumva oya ntabwo ndize iyo nsetse ndarira ntabwo ariko mba mbabaye ntabwo mba mbabaye mbe nawe yasetse ararira yaguseka ubyitonde we yasetse arahanaca ntabwo mbinahumura uretse guseka udasarara sha dufite igitaramo ariko ve nyenge nuko ibintu sinzi nimba wamugana ninde mwisimu urane ninde mwisimu wowe urinde mwisimu kawumvuga urinde mwisimu ntabwo tuvuga bakagira ngo baratwishe neza turapfuye tukongera tugashira ejo bundi tukongera tugashira
ibyo bavuze ahubwo bigahita biba intandaro y'inzira nziza bigateza muri kanari ugahita bavuga ati tujye muri kanari abana tujye muri kanari tujye muri kanari karababa kababaye ariko ni ukuri umuntu niyo umuntu umwikundira radi wowe usengera ujya muri komenti ukambuka ndababona mwese abaza amazi nabona abana n'abantu n'amazina n'ushaka munambwira izina nayambutse ubu ngubu tuzayabona mwebwe mumvugira mukandambara mukavuga ati uramubeshyira muri konseri twari duhari ntawe wigeze yikubita hasi wo mu nshyikira umumore imana uzamubera umutwe gusa n'ubumenyi akaba ari umuntu uza kansenga akavuga ibintu kugira ngo abantu banyongere